Nshimishijwe no kongera kongera kubahereza isomo n'ubundi ry'umuntu wadusabye iki kintu ngo tubashe kumusobanurira ibikoresho byo mu rugo. Muri komenti uyu muntu yarabitubajije, twashubiza izindi komenti, ariko iyi komenti kuko cyari icyigisho kirekire ntabwo twabasha kugisubiza, rero uyu munsi ni ngombwa ngo tubashe kugisubiza. Reka rero dusubize iki kibazo uyu muntu yatubwiye, cyangwa se iki kintu uyu muntu yabajije muri komenti ashaka ko twabasha kukimusobanura. Nubwo twari twarakizeho mu masomo ya mbere, ariko bishoboka ko kitabonetse. Ubu rero uyu munsi nibwo tugiye kugisobanura neza ndetse tukanabibabwira neza. Bwa mbere na mbere rero ikintu tugusaba kureba, iyo urebye ahangaha channel yacu, tuba tugusaba ngo ubanze gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana ndetse n'amasomo yacu ajye kugeraho buri munsi. Mugiye kubana nanjye Theo MC, banyongeyeho n'irya Mr Kinyozi. Theo MC Mr Kinyozi niwe mugiye kubana na mwarimu wanyu buri munsi. Ngira ngo warangije gukora subscribe. Ubwo rero ndakwibutsa n'aba Action Languages and Sciences bigisha indimi, baboneka mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se wabasanga i Muhanga, i Kigali, i Kabuga, i Huye, cyangwa ukabahamagara kuri izi nomero zabo 078450 cyangwa se ukabahamagara kuri izi zindi zikurikira 0791 753 maze ukavugana na Action Languages and Sciences ukiyigira indimi n'ibindi bintu bitandukanye. Mwavuganye nibwo bagusobanurira neza ibyo bakora umwuga wabo. Okay, reka rero dukomeze n'isomo ryacu ry'uyu munsi ryatuzanye. Tugiye gutangirira ku bikoresho byacu dukunze kwifashisha mu rugo nk'ibi bikurikira: isuka, umuhoro, umushyo n'ibindi bintu bitandukanye. Okay, isuka mu rurimi rw'Ikigande, isuka umugande we ayita enkumbi. Enkumbi niyo suka mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Umuhoro mu rurimi rw'Ikinyarwanda umugande we awita ekiso. Ekiso ni umuhoro uyu nguyu dukoresha. Then tukagira umushyo cyangwa se icyuma kiduhatisha, umugande we akita akambe. Akambe ni icyuma iki ngiki duhatisha mu buzima bwa buri munsi. Noneho tukagira icyo bita isafuriya, iyi ngiyi dutekeramo. Isafuriya abagande bo bayita entamu. Entamu ni isafuriya iyi ngiyi dutekamo, cyangwa se ukaba wayita esepiki. Mu bintu byakubangukira nibyo wavuga muri aya mazina abiri. Ushatse wavuga entamu cyangwa se ukavuga esepiki, icyakubangukira nicyo wavuga. Okay, tukagira noneho ikindi kintu mu Kigande, intebe yo kwicaraho bayita entebe. Entebe ni intebe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yes. Noneho tukagira icyo bita ebomba yo kufuhira. Ipombo yo gufuhirira, iyi ngiyi dufuhiriza ibintu bisanzwe mu mirima yacu, bo bayita ebomba.
noneho tukagira ikindi bita ecyoto. Ecyoto ni amashyiga yo gutekaho. Amashyiga mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande bayita ecyoto. Noneho tukagira ikindi bita ekitiyo. Ni igitiyo nyine kino gisanzwe, nyine igitiyo murakizi ngira ngo, bo bacyita ekitiyo. Noneho tukagira ikindi bita forogo. Ni macaku iyi dukunze gukoresha, ifite amenyo nyine imeze nk'isuka, bayita forogo. Tukagira ikindi bita esururu ni ipiki. Iyi dukunze gukoresha ahantu hakomeye, iyo bayita esururu. Bayita esururu ni ipiki mu rurimi rw'ikinyarwanda. Noneho tukagira ikindi bita kawuba. Ni ingorofani. Ingorofani iyi ngiyi dukoresha mu buzima bwa buri munsi, abagande bo bayita kawuba. Ni uko nguko rero ibi bintu by'ibikoresho byo mu rugo dukunze kwifashisha mu rugo, ni uku nguku tubyita ahangaha mu rurimi rw'ikigande. Ibyo ni ibikoresho dukunze kwifashisha ahangaha mu rugo cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero ngira ngo umuntu watubajije ino komenti cyangwa se watwandikiye ino komenti agiye kubasha gusobanukirwa ibikoresho byo mu rugo. Nawe ubikurikiranye turagushimira cyane. Umuntu watubonye bwa mbere akaba yakurikiranye ino video akaba yirangije, nawe uri intwari cyane. Reka tuzahure muri video z'ubutaha n'ubundi twabateguriye. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mwari kumwe nanjye Theo MC. Reka tuzahure gutaha, mugire ibihe byiza. Twese turi hamwe tumeze nk'umuryango.